Tariki yari nk'iyi ya munani ukwezi kwa kane 1994 byari saa yine. Sogokuru nkunda ubwo wagiye. Nitwa Karizinkindi Treasure, mfite imyaka 7. Ubwo tutigeze duhura amaso ku yandi. Nakumenye kubera inkuru nyinshi numvishe bavuga kuri wowe. Mama na nyogokuru bambwiye ko wari umuntu mwiza, ukunda abantu kandi ukunda igihugu cyawe. Bambwiye ko tariki ya 8 Mata 1994 ubuzima bwawe bwahagaritse n'ibintu bibi cyane byabaye mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Bambwiye ko utari wenyine kuko n'abandi mwavukanaga bose bahasize ubuzima. Mbitekerejeho umutima wanjye urababara ngo nyiri umwana muto. Ariko sogokuru, umunsi nifuje kukubwira inkuru nziza. Nubwo bagerageje kuturimbura, ubuzima n'inzozi z'abacu ntabyo bagezeho. U Rwanda rwakomeje kubaho, abantu bakomeza kubaho, icyizere kirakura. Nyogokuru nawe ni intwari ikomeye cyane. Uwo wasigaye arera abana bose, abaha urukundo n'icyizere. Yarababaye ariko ntabwo yacitse intege. Yabigishije gukunda ubuzima, igihugu no kudacika intege. Kubera uwo mutima ukomeye, abana bose barakuze, ubu bafite imiryango yabo, kandi urukundo rwanyu ruracyakomeza. None se sogokuru, urabizi ko nyogokuru afite abuzukuru 7? Nanjye ndimo, kandi nshima cyane kuba naravutse. Kuba ndiho bishobora kuba amateka yawe atazibagirana. Sogokuru, u Rwanda rwacu narwo rwarahagurutse. Abantu barubatse bushya, abana bariga, imihanda irubakwa, abantu barakora, kandi hari icyizere cy'ejo hazaza heza. Batwigisha amateka kugira ngo tutazakora amakosa. Batwigisha ubumwe, urukundo n'ubwiyunge. Batwigisha ko abantu bose bangana, kandi ko ubuzima bw'ubuntu ari ingenzi cyane. Nubwo ndi umwana w'imyaka 7, numva ko ari inshingano mfite. Inshingano yo kwiga neza, inshingano yo kuba umuntu mwiza, n'inshingano yo kubwira abandi ko urukundo ruruta urwango. Ndashaka gukura nabo umuntu uzagira akamaro. Ndashaka kuzubaka u Rwanda rwiza. Ndashaka ko aho uri hose wazishimira ko hari abuzukuru bawe bakomeje inzira nziza
y'ubuzima. Sogoko, nubwo utagihari, uri mu mateka yacu, uri mu mitima yacu, kandi uri mu gihugu cyacu cyongeye kubaho. Iyo ndebye nyogokuru, iyo ndebye umuryango wacu, kandi iyo ndebye u Rwanda rwacu, numva ko icyizere cyatinze. Uyu munsi nifuje kukubwira nti turiho, tuzakora, tuziga, tuzakora, kandi tuzubaka u Rwanda. Tuzakomeza kubaho twibuka kandi twubaha ubuzima bwanyu, kandi bizongera ukundi.